Haleluya. Haleluya. None wabwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka Imana yawe gushakaho iki? Sukubaha Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyeho ye zose, ukayikunda, ugakoreshereza Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Uwiteka abahigisha. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ubuntu bwawe, imbabazi, urukundo, ineza, tugushimiye umugambi wawe. Turi hano kuko turiho kuko wabishatse, kandi ubushake bwawe bujyana n'urukundo dufitiye, bujyana n'amahirwe uduha, bujyana no guteta uduha, bujyana no kurinda uduha, bujyana n'imigisha uduha. Hamwe n'ibyo wadutegurira uyu munsi, reka tugushimire abahageze, tugushimire ibyo tumaze kumva, kandi tukuragize n'ibiri imbere. Ngeze mu mwanya mwiza wo kukumva, reka dusabe impano yo gutega amatwi ngo twumve, kandi umugaragu wawe ugiye kuvuga ye kuba ari wowe ari wowe, maze n'abagaragu bagiye kumva ureke bakumva uko ubishaka, uburyo twese tuguteza amatwi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Wicare. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nejejwe no kuba hano uyu munsi. Birasanzwe kandi ntibisanzwe. Birasanzwe ko abantu bahura bagasenga. Birasanzwe ko buri wese ajya mu rusengero agasenga. Ntibisanzwe ko umuntu asengera aho adasanzwe asengera. Haleluya. Amen. Cyangwa agasengera aho adasengera atateguye. Amen. Amen. Ibyo byose navuze ngo birasanzwe kandi ntibisanzwe. Ariko impamvu ziroroshye. Covid yarateye. Itera ku isi yose. Ifata ku bintu byose. Ifata ku bantu bose. Abakire n'abakene. Abakomeye n'aboroheje. Ibihangange n'abatazwi. Ibintu byose birahinduka. Rero iyo ibintu byose byahindutse, ni ukuvuga ngo ibintu byose abantu bahora biteguye ko bibaho. Ubu dushobora kuba turi hano bakavuga bati umuntu wese naguma aho yari ari. Twari twibereye hose bakavuga bati umuntu agume mu rugo. Twari twibereye bakavuga bati umuntu wese yambara agapfukamunwa. Byose rero birashoboka. Rero n'uyu munsi byashobotse ko nsengera hano, ntabwo ari ugutungurana, nanjye ntibyantunguye. Ni uko nyine amateraniro agomba kuba muri iki gihe kidasanzwe niko tubigenza. Nari mbizi ko pastor adahari kuko gahunda tuba tuyifite, yagiye gukora kuri radiyo Shingiro kuko tubashyiraho uko ibintu bigenda bibaho. Hanyuma kubera ko muri gahunda yanjye nari nateguye byari birimo, ndavuga kuko bihuriranye ni byiza. Ni byiza ubwo adahari, nanjye ndamusigariraho. Haleluya. Ubwo rero kubera ko uru rugo turufatanije, akaba yangiriye kuri radiyo, nanjye namusigariye hano. Turi hano rero tugushima Imana. Reka mbanze mbashimire ko mwakoresheje ubutwari urusengero rwanyu. Uyu munsi muri mu bantu bakeya barimo gusenga, abandi badasenga. Mwakwihaye amashyi mbese. Mwaragerageje, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugerageze. Numvise musigaje imbere ko buriya nayo murayibona. Mwarimu atarazi itangazo na pastor niba ngo nitaragera ku gihe babahaye, nanjye nzatangaho umusanzu wayo, cyangwa se nzatanga umusanzu. Arahari nawe. Nimurangiza imireko, hari ahandi nabonye ubwo hose tuzakorana. Nanjye umusanzu. Ibyiza Imana iduha, ibyo dukorera, idusaba kugira ngo natwe tujye twishimira, ariko dukora uruhare rwacu. Hano hari amagambo badusomeye, ni umurongo wa 12 gutegeka kwa 2. Hari ikibazo kivuga ngo yewe mwana w'umuntu,
aya magambo badusomeye ku murongo wa 12 wo gutegeka kwa kabiri, ndagira ngo hagire n'udusomera andi ajya gusa n'aya ngaya ari mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Mika, ni igice cya 6 umurongo wa 8. Uhabona vuba yaba mwarimu yaba umukristo, uhabona vuba igitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya 6 umurongo wa 8. Bigire kuba turasiganwa n'amasaha. Umurongo wa 8 uravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya. Amen. Icyo Uwiteka gushakaho ni icyo ngicyo. Mu yandi magambo, Uwiteka aragushaka n'umutima wawe wose n'ubwenge n'ubugingo. Mu yandi magambo, Uwiteka arashaka ubuhamya bwawe. Niyo mpamvu muri iki gitondo ngira ngo tuganire ku buhamya nyabwo bw'umukristo. Ubuhamya nyabwo bw'umukristo, kandi ubwo buhamya bugomba kuba mu bihe bisanzwe n'ibidasanzwe, mu bihe byiza n'ibihe bitari byiza, ndetse turi bujyanishanye n'urugero rwiza Pawulo yakoze. Igice badusomeye cya 23 byakozwe n'intumwa umurongo wa 11 naho hagiye bongera kuba dusomera byakozwe n'intumwa 23 umurongo wa 11. Aravuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhamagara iruhande aramubwira ati humura, uko wamamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza n'i Roma. Haleluya. Amen. Uko wamamirije i Yerusalemu niko ukwiye kumpamiriza n'i Roma. Uko umpamya ku manywa ni nako ukwiye kumpamya nijoro. Uko umpamya aho batakuzi ni nako, uko umpamya aho bakuzi ni nako ukwiye kumpamiriza aho batakuzi. Umukristo nyawe, umuntu w'Imana nyawe, akwiye guhamya ubukristo bwe ku manywa na nijoro. Akwiye kugira ubuhamya buzima aho ari hose, bamuzi batamuzi, cyane cyane ko iyo wabatijwe ugakomezwa, iyo uri umukristo ukwiye gutanga ubuhamya bwawe. Tugira amatsinda mu itorero, tukagira urubyiruko, tukagira abategarugori bitwa Mothers Union. Imana ibahe umugisha, nababonye bambaye uniforme mwese, mubampera amashyi ariko. Mothers Union. Tugira abandi babyeyi bitwa Ebenezeri, hano murabagira? Ntabwo murabizi? Muzabizi nabo n'abamama Imana ikunda cyane. Abamama mwese mutari mwajya muri Mothers Union, Imana irabakundira, ashaka umujye mu muryango witwa Ebenezeri. Abandi bamaze kugera kure, namwe mujyemo. Ariko tugira na Mothers Union, hari aho nabonye bake bambaye karuvati ariko Mothers bamwe mumanike ikiganza turebe. Abari muri Mothers Union mubambera amashyi nabo. Abinjiye Yesu Union harya bari hehe nabo? Abinjiye muri Yesu Union. Ndabona mubambera amashyi Yesu Union. Tugira n'abandi bakambwe, abasaza n'abakecuru bitwa basheshe kambwe. Hano mwarabinjije? Ntabwo murabinjiza. Nabo muzabinjize kuko ahandi bageze ko. Icyo navugaga ni iki? Nuko uri muri Yesu Union, ukaba uri Mothers Union, ukaba uri Fathers Union, ukaba uri Ebenezer, ukaba uri muri ibyo byiciro, ukwiye kugira ubuhamya. Amen. Amen. Ukwiye kugira ubuhamya, kandi ubuhamya bukaba buzima, ubuhamya bukaba ku manywa na nijoro, ubuhamya bukaba hafi na kure, ubuhamya bukaba hose, kuko nicyo Uwiteka gushaka. Ibice badusomeye rero uko ari bibiri. Gutegeka kwa kabiri batubwira ubwoko bw'Abisirayeli. Icyo Uwiteka ashaka ku Bisirayeli ni iki? Hanyuma mu byakozwe n'intumwa batubwiye umuntu witwa Pawulo ufite amateka maremare. Abisirayeli babwiwe hano, bahamagarirwa, bakangurirwa kwibuka no kumenya icyo Imana ibashaka. Icyo Imana yabashakagaho cyaje gituruka, iki gice cya 10 ni amagambo aturuka ku murongo ku gice cya 6. Mwibuke ubwoko bwa Isirayeli ni ubwoko Imana yatoranije, ibuha amahirwe, irabutetesha, ibuha imigisha, ibuha ibyiza biturutse kuri Aburahamu n'urubyaro rwe nk'uko yari yaramusezeranije. Imuha isezerano rya mbere ko azaba sekuruza w'amahanga, kandi yari ashaje we na Sara.
igice cya 12 kitangira yaramuhaye umugisha. Bigeze mu gice cya 15 umurongo wa 5 w'igice cy'igitabo cy'itangiriro, Imana yongera isezeranya Aburahamu kwizamuha abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja kandi ikamuha amahoro. Ariko iranamubwira ngo ubwoko bwa Isirayeli buzagera igihe busuhukire mu kindi gihugu, nibusuhukira mu kindi gihugu buzahura n'ibibazo ariko ntibuziyandurisha ibyaha. Habaye rero ingorane, ubwoko bwa Isirayeli nk'uko byari byaravuzwe baragenda baza kugera mu Egiputa, bahura n'ibibazo bitandukanye, baratotezwa, baricwa, bakorerwa ibyamfura mbi. Igihe kigeze Imana isanga ko ubwoko bwayo bugowe, nuko mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 ihamagara umugaragu wayo witwa Mose wavutse mu buryo bw'amayobera tuzi. Yavutse yagombaga kwicwa, arerwa n'uwagombaga kumwica. Haleluya, amen. Rega burya ngo intware y'Inyabutongo igira gute? Itora mu itongo ry'uwayihigaga. Murabizi Mose yagombaga gupfa, abana bose batarengeje imyaka 2 bagomba kwicwa, ariko Imana ihanyina ubwenge, amuhaga akantu k'agasobane k'agatebo, amushyira mu mazi. Nuko umukobwa wa Farawo, umukobwa w'umwami aramubona, asaba ko bamuza. Bwa bwenge n'amahirwe Imana itanga yamigisha, nyina yari yasize ako gatebo mu mazi, ariko mushiki wa muhungu ari hafi aho ngaho areba. Nuko umukobwa w'umwami amubonye aravuga ati mukanzanye, arebye asangamo agahinda. Wakarega sagatera imbabazi gatera impuhwe, nuko aragatwara. Wa mushiki waraza aramubwira ati ariko urabizi wa muntu w'Imana, wamukirewe, ubwo ubonye akana genza umuntu hariye umuhebureho kazi wagufasha kurera akana kandi akakarera neza. Imigambi y'Imana iratangaje. Dukwiye kubaka ubuhamya dushingiye ku by'Imana idukorera, kandi nta n'umwe Imana itaragira ikikorera. Icyakurikiyeho ni iki? Nuko yagiye azana nyina wa mwana. Nyina wa mwana, umukobwa wa Farawo aravuga ati ndakwinginze umbabarire. Nyamara se ntiyarazi ko ari njye. Genda urere uyu mwana, nzaguhemba ibifaranga byinshi, nzaguha ibintu byose. Amuha n'abo kumurinda. Uwagombaga kwicwa ariko n'abari kumwica baranamurinda. Iyo dukurikiranye mu mateka, nyina wa Mose niwe wareze umwana we abona umushahara mwinshi kandi arera umwana we. Ku isi nta wundi muntu urahemberwa ko arimo kurera umwana we. Buri kwezi bamuha umushahara. Mu bihugu byakize bashyiraho ibintu by'agahimbazamusyi, cyane cyane hariho n'Ubushinwa byarabitangaje muri isi imbere ko kubera ko bagiye babyara bakeya, bageze igihe babona ibihugu byabo bigiye kuburamo abantu, batangira gushishikaza abantu ngo bajye babyara benshi babahembe, ugiye bamuhembe, ariko bakaguhemba rimwe gusa. Ariko nyina wa Mose we yabonaga umushahara buri kwezi. Amen. Mose rero nguwo niwo shandagira ngo nababwiraga Mose ho gatoya reka nihute. Igihe kigeze mu gice cya 3 cyo Kuva, Imana yari yaramaze gukura, ari umusore n'amateka maremare. Hari ibindi yari yakoze, ajya ahantu bita Midiyani, aragira inka kwa Yetiro. Nuko Imana imusanga aho ngaho, iramubwiye ngo mumaze kubona ko ubwoko bwanjye bubabajwe buruhijwe, ndashaka kugira ngo mutume ujye kuwukura mu nzu. Iyo nkuru nayo ni ndende murayizi. Amaze kugenda yahanganye na Farawo, ariko Abisirayeli bavayo. Nyuma y'ibyago 10 nibwo Farawo yemeye kwegura ubwoko bwa Isirayeli. Ariko icyo nshaka kubabwira gikomeye, Imana yabakoreye ibyo bagomba gukora, ariko Abisirayeli bakoze ibyo batagomba gukora. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20, Imana yari yabahaye amategeko bagomba kugenderaho. Nabwo nyuma y'intambara nyinshi, murongo wa mbere w'iki gice cya 10 cyo Gutenga kwa 2, batangiye batubwira uko Mose yongeye kujya gusaba ko bamuha ibindi bisate. Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani, batangiye gutakambira no gutera hejuru Mose, inzara ibishe.
Mose ajya kubaza Imana ibaha amanu bararya, bagera imbere babura amazi. Mose asaba Imana, Imana imubwira gukubita inkoni ku rutare babona amazi baranywa, bari mu butayu nta handi bari kuyakura. Ibyo byose ni ibitangaza Imana yabakoze. Ariko igihe kimwe barakaje Imana. Igihe kimwe barakaje Imana, Mose yagiye kuvugana n'Imana uko urugendo rugomba kugenda n'uko ibiri imbere bimeze. Agera aratinda, ubwoko bw'Abisirayeli barigumura, baragumuka bwa kenshi. Batangira gutongana baravuga bati, wa muntu witwa Mose twamuze ntitukimwitayeho, mureke tumuveho, na ya mana tuyiveho, hanyuma twishakire ikigirwamana. Bafashe ibyuma by'amoko atandukanye bari bakuye mu gihugu cya Egiputa, barabiyaza, babicuramo ikimasa, batangira gukirana. Mose avuye kureba Imana araza asanga ba bantu rero akiri kumwe n'Imana. Imana ngo iramubwira iti, urusaku rw'aba bantu navanye mu Egiputa nakijije ruramena amatwi kuko barimo kubyinira ibigirwamana. Manuka ujye kureba. Mose amanuka atarazi, atanabyumva ko batinyuka ibyo, ageze asanga koko bakoze ikimasa mu byuma bakicuze, asanga barimo barabyinira icyo kimasa. Yari afite bya bisate bibiri by'amabuye byanditseho amategeko 10, byari ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana n'ikibayobora kugira ngo be kuyoba. Umujinya umwisha bikubita hasi biramenya. Ahangaha ku murongo wa mbere w'iki gice badusomeye, niho Imana yabahaye andi mahirwe ya kabiri ngo bongere ibibanize ibisate. Ariko icyo bitubwira ni iki? Icyo muri iki gice cyane cyane guhera ku murongo wa 12, kuko nibyo byari biteganijwe uyu munsi, Mose yibutsaga ubwoko bwa Isirayeli uko batanye, abibutsa ko bagomba guhora ari abiringirwa, bagomba guhora bafite ubuhamya buzima imbere y'Imana yabo. Kandi ibyo byari byoroshye kuko icyo yababwiye ni ikintu kimwe cyoroheje, ni ugukunda Uwiteka Imana yabo n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose. Ni icyo ngicyo yabasabaga gusa. Muri iki gitondo nige nawe tubwirwa ngo mbese twisuzume. Abisirayeli bataye ubuhamya, baragenda bakora ibigirwamana, barabiramya, barabibyinira, barangije bajya no mu mihango yose ya gipagane mibi, nuko Imana iraranga. Ni igihe cyacu cyo kureba mu gihe cya none. Ese uyu munsi twebwe Abanyarwanda, twebwe abantu ba Gaseke, ese ntaho twahemukiye Imana? Ese ubuhamya bwacu buracyari buzima? Hari nimba abaririmbyi bajya baririmba ngo urya munsi wabatijweho yewe muntu w'Imana wari ufite umuriro, kandi uwo muriro wari umwuka, mbese wagiye hehe? Iyo umuntu ashaka kubatizwa, iyo umuntu ashaka gukomezwa, iyo umuntu ashaka gushyingirwa, iyo umuntu ashaka ahinduka umwana mwiza. Ariko igihe kiragera bigahinduka, abantu bakajya mu mihango, bakajya mu migenzo, bakajya mu bikorwa, bakajya mu bindi n'ibindi. Muri iki gitondo twisuzume turebe ngo mbese ubuhamya bwacu bumeze bute? Ubuhamya bwanjye bumeze bute? Ubuhamya bwawe bumeze bute? Bagiye mu migenzo myinshi ya gipagani itandukanye, bibabaza Imana. Imana irabibutsa ko icyo ishaka ari umutima wawe. Mwibuke amategeko 10 yatanze, yari amategeko avuga ngo ntukagire izindi mana maso, ntukiremere ibishushanyo bibajwe, ntukavuge izina ry'Uwiteka Imana yawe, wibuke kweza umunsi w'isabato. Ayo ni amategeko ane yari yoroshye. Yesu yaje gukubira mu itegeko rimwe gusa rivuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Hanyuma amategeko yandi akurikiyeho 6: ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukifuze, ntukararikire, ntukagire gute. Bitubwira uko umuntu agomba kubana na bagenzi be. Ibyo byose kuva ku itegeko rya 5 rivuga ngo wubahe so na nyina, kuzageza ku kutifuza iby'abandi.
nuko bagomba kubana neza hagati yabo. Hanyuma Yesu byaraza arabyoroshya gusa, kuko iyo kuvuga ayo mategeko yose uko yakabaye aravuga ati ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko azi ko nukunda mugenzi wawe ntabwo uzamwiba, ntuzamwica, ntuzasambana, ntuzifuza ibye, ntuzararikira ibye, kubera ko abantu umuntu wese akunze mugenzi we wakubaha ibye, kuko uzi ko niba afite n'ibyo afite udafite muri bubisangire, uri bugende niba afite amasaka ufite ibijumba mukagurana mugahererekanya mwese mukabaho neza. Yesu aravuga ukure mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko ibintu birananirana, abantu bajya kuramya ibigirwamana, bajya kubyinira ibigirwamana, habe Mose ntibyabibutsa. Reka natwe twibutswe n'ayo magambo muri iki gitondo, tumenye ngo mbese twebwe ubuhamya bwacu buhagaze bute. Imana kubw'urukundo rwayo muri aya masezerano yari yabasezeranije, muri iki kibazo irimo kubaza yabazaga Abisirayeli, uyu munsi ni icyanjye nawe. Ese Uwiteka Imana iragushakaho iki, irashakaho iki? Kubw'urukundo rwayo Imana ntabwo yabirekeye aho ngaho. Muri Yeremiya igice cya 31 yabashyiriyeho amategeko mashya, ariko yoroheje yo kuvuga ngo amategeko azandikwa mu mitima yabo, kuko icyo Imana ishaka ni umutima wawe. Icyo Imana ishaka ni umutima umenetse, tubisanga muri Yoweri. Uwo mutima ni Imana ishaka, kuko ibiri mu mutima, ibyo umutima urarikira, ibyo umutima uba urimo nibyo bifite agaciro. Burya ngo aho umutima w'umuntu uri niho n'ubutunzi buri, naho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima uba. Imana yashaka umutima wawe uba muri yo, hanyuma n'ibikorwa ukora ukabikora ugamije ikikurimo kituruka ku Mana, cyane ko mu gihe cya none ntabwo abantu benshi ibyo bagaragaza inyuma ntabwo ari byo bibara imbere. Urabona n'umuntu akagusuhuza akabwira ngo Yesu ashimwe, ni byiza, Imana imuhe umugisha, ariko imbere mu mutima afite akangurambaga. Bareba umuntu ugasanga mu maso araseka, ariko akaba wabundi ngo basekana imbere. Iyo urebye n'amazina y'Abanyarwanda bita, uzasanga yose azengurutswe, akenshi azengurutswe n'iyo myitwarire y'Abanyarwanda. Bivuga ngo ubuhamya bw'umuntu bwagombye kuva mu mutima bukagera imbere, ibyo umuntu agaragaza inyuma bigasa n'iby'imbere. Igice cya 2 badusomeye umuntu witwa Pawulo, kera yitwaga Sawuli. Sawuli uyu nguyu yari afite ubwenegihugu nakwita butatu. Yari Umuyahudi, yari Umuromani, akaba n'uwo bita umunyamahanga. Muri Bibiliya uwo bita umunyamahanga ni umuntu utarakebwe, umuntu mu mvugo y'Ikinyarwanda twakwita umupagani. Aho hose yari yarahakuriye, akurira iwabo, umuco w'iwabo yari yarigishijwe n'umuntu wari umuhanga cyane w'igitangaza mu by'amategeko, kuko umuco w'iwabo umuntu yagombaga kubanza kwiga amategeko n'imigenzo y'iwabo. Umuntu wari uzwi mu gihe Pawulo yavukaga, dore ko yavutse mu kinyejana cya 4 mbere ya Yesu. Aho ngaho hari umuntu witwaga Gamaliyeli. Gamaliyeli yari umuhanga mu by'amategeko. Gamaliyeli yari intyoza mu bijyanye n'umuco wose n'uwo bagenderagaho, niwe Pawulo yari yarigiyeho. Ariko arangije ajya kwiga iby'ubwenge n'ubuhanga muri za kaminuza, nabyo aragenda ariga araminuza. Arangije ava haragenda yiga ibindi nk'ibyo twakwita ubwenge bw'isi, mu bintu byo twakwita ku muhanda, mu bikorwa binyuranye, abana n'amatsinda anyuranye. Yari igitangaza, ariko bari baramwigisha ikintu kimwe cyari cyaramuyobuje, kubera ko aho yakuriye bari basengaga Imana nyinshi. Icyo yakoze ni iki? Nawe bamutoje gusenga Imana nyinshi, akibwira ko Imana bitaga ya Isirayeli yari y'Abayahudi, ariko baratuwemo Imana nyinshi. Udasenga nk'ibyo basenga akaba ari ikiziri wabo. Iyo cyatumye Yesu Kristo ubwo yazaga aje gusohoza umugambi w'Imana ku rukundo rw'Imana. Mwibuke ko muri uwo murongo wa 33 muri Yeremiya
Imana iravuga ngo ntabwo bazigishwa amategeko ukundi, ngo amategeko nzayandika mu mitima yabo, hanyuma ngo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba Imana yabo. Kuko yashakaga kubagirira neza. Nuko irangije muri wa mugambi wo gucungura isi, Yohana 3:16, aho tumenyereye muri Sunday School ko Imana yakunze abari mu isi gatangamo nawe kinege kugira ngo izatarimburwa n'ubugingo buhoraho. Kandi uwo nguwo Yohana 10:10 akaza kuba gukuraho umunyazi n'umwambuzi, umushora ntagenda ari ikindi gihe kwiba kwica no kurimbura. Yesu Kristo akavuga ariko ngiye bunaza no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Ageze ku murongo wa 11 aravuga ngo ngiye mwungeri mwiza, yaraje kuragira intama ze. Ubwo rukundo rw'Imana rwatumye itanga Kristo nirwo rwazanye amahirwe n'umuyoboro wo kugira ngo abantu twongere kubona amahirwe yo kuba mu buntu bw'Imana. Pawulo rero uyu nguyu yakiri Sawuli, ubwo Yesu yadukaga, murabizi amaze kwinjira mu gice cya 4 murongo wa 17 ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ngo bamuhereje igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura atangira kugisoma, aravuga ati umwuka w'Iteka ari kuri jye kuko yansigiye amavuta kubwiriza abakene ubutumwa bwiza, kubwira imbohe ko zibohotse, kubwira impumyi ko zihumuka, kubwira abafite ibibazo bitandukanye bose ko babikijijwe. Hanyuma atuma Yesu gutangaza umwaka umwami agiremo imbabazi. Izo mbabazi rero Yesu aje gutangaza iyo nkuru nziza y'agakiza ku muntu wese, ikibazo cyose umuntu afite, kuko aravuga kubohora ibisenzegeri, aravuga gufata abantu. Pawulo abyumvise aravuga ati umuntu ni wahehe, ko atavuga ibyo tuvuga, ko afite irindi tsinda, atangira kwica abantu bose bamuyobora. Yitwaga Sawuli. Igihe kimwe nibwo yagendaga ajya i Damasiko, nabwo yari agiye kwica kuko niho hari abantu benshi basengaga Imana, atwara inkota nyinshi n'abantu bamufasha kwica. Ageze mu nzira marayika arareba, aravuga ati ndabirambiwe. Nuko mu mucyo uramugota mwinshi, umaze kumugota yikubita hasi arahuma. Igihe yari hasi arimo kugaragurika, yumva ijwi ramaza ngo Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Ni mu gice cya 9 undenganyiriza iki? Sawuli wari umuntu wari warigize ikihebe, wari warigize ikitabashwa. Yumva iryo jwi, noneho aca bugufi aravuga ati mbese urinde mwami uwo ndenganya. Haleluya. Nuko ijwi ritari mubwira ngo uhere none aha ngaha, nateguye umuntu ugiye kugufasha, bagiye kukuranda, turagenda usangiye umuntu witwa Ananiya, arakubatiza aragusengera byose bikemuke. Ngukuntu uwitwaga Sawuli wicaga abantu bajya gusenga, uwitwaga Sawuli warwanyaga ahantu hose hari urusengero n'abayobotse Kristo. Kuva icyo gihe arahindukira. Ahindukiye, kuva amaze guhinduka nibwo yiswe Pawulo. Kuva uwo munsi atangira ingendo nyinshi, ingendo twita za Pawulo, agenda ajya ahantu yari yarabaye mu bihugu bya Aziya no mu Burayi bwo hagati. Atangira kugenda aho yageze hose, yica, asebanya, atangira kugenda avuguruza ibyo yavuze. Ntabwo byari bimworoheye, kubera ko ubutegetsi bwabo bwari bushingiye kuri ibyo bigirwamana, bwari bushingiye kuri uko kwiyemera. Umuntu wese wavugaga ibitandukanye n'ibyo baramwica. Mwibuke mu gihe cya Danieli ari kumwe na bagenzi be Sadaraka, Meshaki na Abedenego, babwirwa kuramya ibishushanyo bakavuga ko badashobora kubiramya, kandi ko nibatabiramya bari babwiye ngo barabica. Ariko ubuhamya bwabo bwarakomeje burahagarara. Amen. Bagize barabakangisha, dore ko bari n'abanyagano. Baragenda babwira umwami ngo babanyagano wazanye nibo basuzuguje izina ryawe, barimo no kugomesha abandi. Nuko umwami abatumaho, araza bahageze arabareba n'iterabwoba ryinshi, arababwira ati ni mwebwe mwakoze ibingibi? Baravuga bati ni twebwe.
ati ngiye kubaha amahirwe yanyu, mucyumva ibicurangisho byose by'amabura n'inanga murahita mupfukama hasi mu biramye. Bati ntabyo turi buramye. Amen. Ati nimutabiramya nibacana umuriro ngo bari bawucanye barabashyiramo, baracana umuriro barababaza ariko ni iyihe mana iri bubanyize ngewe umwami w'iki gihugu uburakari mu ntera umujinya mu ntera? Nuko baramubwira bati imana dukorera ibasha kudukiza. Amen. Batari ko naho itadukiza ntabwo dupfukamira ibigirwamana. Umukristo nyawe, umuntu uzi Imana, umuntu wemera Imana, umuntu wiha agaciro, ntabwo ugera imbere y'ikigeragezo, ntabwo ugera imbere y'ikintu ngo ucishwe make. Haba ku manywa haba nijoro, haba mu byoroheje haba mu bikomeye, haba mu bukene haba mu burwayi, haba mu bidasobanutse ibyo byose, kirazira ntabwo ukwiye guca bugufi. Pawulo rero nawe niko byamugendekeye, ahantu hejuraga avuga bwa butumwa bushyashya, bagiye kumurega ku bami n'abatware b'icyo gihe, nuko baravuga bati wa wundi niwe wagomesheje abantu, bamwise n'ikihebe kuko baravuze ngo ni icyaha. Mu mirongo yakurikiyeho hasi niho Pawulo arakomeza bamuriza aranga, ariko marayika w'Imana amugira neza. Wa murongo wa 11 aramubwira ati uko wampamirije i Yerusalemu ariko uzampamiriza ni Roma. Amen. Uko uhamya Yesu Kristo aho uri, uko ugira ubuhamya bwiza uri iwanyu mu rugo, uri hanze, reka hirya no hino ubuhamya bwawe bube bwawe. Uyu munsi ni ikibazo cyawe nawe, bya byiciro dufite, umuntu ku giti cye, ubuhamya bwawe buhagaze gute? Uyu munsi ikibazo dufite gikomeye, birahera ku bakozi b'umurimo w'Imana, ubuhamya bukabura. Bamwe ntibabizi, abandi barabizi. Muri 94 abantu barimo bakiza amagara yabo hirya no hino, abagiye Kongo na Tanzania. Bamwe mu bari abakristo barabwiyamuye, abari abapasiteri barabwiyamura kugira ngo bashake amaramuko. Ariko uyu munsi biriho ni uko umuntu aba mu cyumba cy'amasengesho, umuntu akaba mu itsinda runaka, yagera aho batamuzi ugasanga bya bindi yabyibagiwe. Niyo mpamvu ugiye ugasanga abagabo baraca inyuma abagore, abagore baraca inyuma abagabo, abasore n'inkumi barashwana mu buryo butandukanye. Yagera hariya akavuga ugasanga ni umuntu utandukanye na wa wundi 100%. Abantu ku manywa baraza bagasenga mu rusengero, bataha bakajya kuraguza, bataha bakajya guterekera, bataha bakajya kubaza, ngo niko babyita. Ariko marayika w'Imana arimo arakubwira ngo uko umpamiriza hano mu rusengero bari nakumpamiriza iwawe mu rugo. Hari umuntu ugenda hanze mu muhanda bamureba bagasanga ni igitangaza, ni umuntu w'Imana w'umutagatifu, ariko yagera mu rugo bose bagahungabana. Turasabwa ubuhamya buzima. Mujya mubyumva ku maradiyo kubera ikoranabuhanga ryarabisize hanze byose. Uyu munsi ishyano ririmo riragwa, aho abantu biga babagaragaza ku mateleviziyo bakoze amahano atandukanye. Abantu baracuruza aho kugira ngo bacuruze mu buryo bwemewe, bagira ubuhamya mu bucuruzi bwe, akiba, agakora fraude, agakora ibidakwiba kubera ko azi ko nta kimureba. Ariko marayika w'Imana aratureba, umwuka w'Imana aratureba. Coronavirus yarateye, kuguma mu rugo igihe gito, bagezeho abantu basubira kugenda, insengero zirafungwa, zigeraho zirafungurwa, abantu bageraho insengero naho zifunguriwe, abantu bamwe ntibagaruka mu nsengero. Ariko impamvu ni iyi, hari abantu bagezeho kamere iragaruka, abantu bisubirira mu tubari, abantu bisubirira muri bya bindi byose, ubuhamya burataka.
igihe cyo kugaruka mu nsengero kigeze, abantu babura uko babigenza. Marayika arakubwira ngo uko wampamirije mu rusengero, uko wampamirije ubatizwa, bari kongera kumpama, kuko igihe kizagera abaririmbyi bajya baririmba ngo wabyemera utabyemera Yesu azagaruka, wabyemera utabyemera isi izashira, wabyemera utabyemera igihe cyawe cyo kuba kuri isi kizarangira. Ariko hari imbabazi z'Imana. Yesu Kristo atuma abigishwa be Matayo 28 umurongo wa 19 na 20, yabwiye abigishwa be ngo nimugende mujye mu mahanga yose, mugende mubwirize ubutumwa bwiza, muhugure abantu, mubabwirize ibyo nabigishije, abemeye mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ariko ntabwo mbasize mwenyine, ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Yesu ngubu atumye abigishwa be ajya kugenda mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 24 umurongo wa 49, yarababwiye ngo mugume mu murwa, ngo kuko aho ngaho niho Umwuka wera azabasanga, kugira ngo abambike imbaraga. Umwuka wera yari yamubasezeranije mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'indi ikurikiyeho, arababwira ngo icyababera cyiza nuko ngenda, ngo kuko ningenda nibwo Umwuka wera azaza, ngo ariko nintagera ntabwo muzabona umufasha. Ngo umufasha naza azabereka, azabahishura iby'icyaha, akibemeze no kukihana, ariko nawe ashoboze guhagarara mu mwanya urimo. Ni ukuvuga ngo marayika Umwuka wera w'Imana niwe udushoboza kugira ubuhamya buzima, niwe udushoboza kuvumbura ko uyu muntu aje kukubeshya, niwe udushoboza kugira ngo tuvumbure ko Satani yateye nka wundi wateye Eva na Adamu bari mu busitani. Kuko bari mu busitani, Satani yaraje ashuka Eva, ajya ko asuzugura Imana, barya ku giti cyabujijwe, barangije bava mu busitani bwa Edeni. Umwuka wera adufasha kugira ngo tumenye, tuvumbure, tugire ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza, kandi akadushoboza kugira ngo dushobore guhagarara imbere y'ikigeragezo icyo ari cyo cyose. Warwara ukamenya kwihangana, wakena ukamenya kwihangara, wahura n'umuntu ubwanzi n'ishyari ukamenya kubyihanganamo, wahura n'abaguhinga ukamenya kubyihanganamo, wabura akazi ukamenya kwihangana, iby'amashuri byagorana ukamenya kwihangana, wahura n'umugabo mubi cyangwa umugore mubi ukamenya kwihangana, wahura n'inshuti y'umukobwa cyangwa ari umuhungu yaguhemukira ukamenya kwihangana, wahura n'umukoresha mubi n'umukozi mubi ukamenya kwihangana, ukarinda bwa buhamya bwawe. Haleluya. Iki ni igihe cyanjye nawe, iki ni igihe cyo kuvuga ngo twibuke ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki, umwana w'umuntu. Ikibazo tubaza muri iki gitondo, aragushakaho ubuhamya, arashaka guhora utunganye, arashaka guhora ukiranutse, arashaka kugira ubuhamya bwiza, ubuhamya ufite iwawe mu rugo. Abagabo mukagira ubuhamya bwiza ku bagore banyu, wajya no hanze ku bandi bagore uri umugabo bagasanga ufite ubuhamya buzima, wajya hanze uri umugore bagasanga abandi bagabo bagasanga ufite ubuhamya buzima, aho ugenda uri umukobwa ukagira ubuhamya buzima, uri umusore ukagira ubuhamya buzima. Imvugo ziriho zo kuvuga ngo ntabwo bashaka kubera ko babuze abazima zikavaho. Intero iriho yo kuvuga ngo nibarwubakejwe bazabashwanye kuko bagira gutya baba bakimara gushyingiranwa mu gihe gito, kumva ko wahura n'umuntu akavuga ati nsigaye ncumbika hariya, kubera se ati byarashubije. Ariko nabo duhura nabo baramaze kugabanya, umwe aba mu cyumba cy'undi aba mu cyumba cye, barabigize ibanga ry'urugo, ariko amaherezo ukazajya kumva umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, kumva umuntu yiyahuye. Ubuhamya buzima, Umwuka wera twamubonyeho umufasha kugira ngo udufashe, niwe umanutse kuri Pentekote utanga za mbaraga kugira ngo abantu izo mbaraga z'umwuka zidufashe kunesha, imbaraga z'umwuka zidufashe kwihangana, imbaraga z'umwuka zidufashe guhagarara tudatsinzwe n'u Rwanda, zidufashe guhagarara mu buhamya buzima.
igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 5 baratubwira ngo nzi imirimo yawe, nzi ibikorwa byawe, nzi kwihangana kwawe, nzi kugira neza kwawe, ariko mfite ikintu kimwe mugaya, ngo nuko waretse urukundo rwawe rwawe. Nureba uzasanga nicyo kibazo. Umuntu Imana yaramuremye, umuntu atangira afite urukundo ruzima, umuntu akaza kubatizwa afite yumva afite ishyaka, umuntu akajya muri aya matsinda afite ishyaka, abasore n'inkumi bagakunda na bose bafite urukundo ruzima, ariko bamara kubana isegonda rimwe urukundo rwabo rw'umwimerere rwose rugahita rugenda. Ariko turagirwa inama yo kugira ubuhamya gusa. Kugaruka ku buhamya, twagiriwe inama zitandukanye muri ibyo bice twasomewe. Icya mbere no gukunda Imana n'umutima wawe n'ubugingo bwawe, kuko ikiri abanyarwanda bavuga ngo kuzuye umutima agasesekara ku munwa, ariko abantu barabihinduye. Abantu bahinduye imiremerwe, kuko akuzuye umutima cyo kagisesekara ku munwa. Nibyo nahoze mvuga ko umuntu arakubeshya, wahura n'umuntu tugiye hano imbere kandi wenda agiye nk'icyago, cyangwa uwo n'ubihanganye hari no kuvuga ngo sinzi aho ngiye. Umuntu muzima agenda atazi aho agiye kuko, ariko kubera iki? Kubera ko abantu twabuze ubuhamya. Aravuga ati n'imbere y'umuntu ibyanjye ntawamenya icyo ari bubikoreshe. Umuntu umwe yahamagaye undi ari nimugoroba, bari batuye muri ahantu hamwe mu gace kamwe baturanye, ariko ngo hari ahantu bajyaga basohokera. Agezeho baramuhamagara kuri telefone abaza turi hehe, ko mutegereje ngo dutahe. Undi ngo arababwira ati urantegereje cyangwa urantize? Kubera iki? Urumva icyizere cyabo. Aravuga ati umuntu nta mpuhwe afitiye zo kuba twajyana, ahubwo arashaka kumenya aho ndi kugira ngo aze kunyica, aze kugirira nabi. Nicyo gituma uyu munsi ubuhamya burabura. Kera umuntu yaragendaga, waba ugiye kugenda ufite umwana muto ukamusigira uwo muturanye, ukaba uzi ko nta kibazo gihari uyu munsi. Umuntu aragenda agakinga inzu, yaba afite umwana mutoya w'imyaka 3 ingahe, ukabona nawe aramugendana hose. Mu by'ukuri wa mwana ugasanga nta kintu umara. Kubera iki? Kubera ubuhamya bwarapfuye. Ndagira ngo muri iki gitondo mbahamagarire bene data, mbibutse mu cyuho cyaka gushakaho ni uguhora utunganye, ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, no gukunda bagenzi bawe, ariko no kugenda utunganye ariko batubwiye, kugira ubuhamya bushya, kugira ingeso nshya, kwera imbuto za zindi dusanga mu Bagalatiya igice cya 5:22. Nagize uhabona rwa yawe usoma ariko umusanzu munazizi imbuto z'umwuka, kuko icyo duhabwa ari naho dukura ubuhamya. Bibiliya iratubwira ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Kuko umuntu ntabwo yakubwira ngo ngende umurokore, ngende umupastori, ngende umusenyeri, ngende mothers niyo fathers and youth niyo ndege, ariko ngo nushaka imbuto zibure. Ni ukuvuga ngo icyo uzaba cyo, icyo uri cyo kigaragarira mu byo ukora n'uko witwara, nicyo abantu bazakwita, nicyo bazabona. Abagalatiya wahabonye n'ibyo batubwira ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Murakoze cyane, Imana ibe umugisha. Ubwo ni bwo buhamya. Ubwo buhamya ni ukuvuga ngo izo mbuto duhabwa n'umwuka twahawe nk'umufasha, niyo mirimo ituranga, nibwo buhamya buturanga. Urwo rukundo, ubwo bugwaneza, ibyo byishimo, uwo munezero, urwo rukundo, ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo nizo mbuto dusabwa kwera, nibwo buhamya buzima. Kubwo kugira ngo ubwo buhamya rero buzima bubeho, turasabwa ikintu kimwe. Marayika w'Imana yabwiye Yohana ari ku kigo cy'i Patimose, amubwira ko hari ibigomba kuba bishya. Muri iki gitondo agira ngo umuntu wese yisuzuma rero ubuhamya bwe, muve mu ngo, umugabo n'umugore, ababyeyi n'abana. Uyu munsi abana babaye kubabera ku muhanda,
ntawe ushaka kuba mu rugo kubera ko ababyeyi ubwabo bifite uko bimeze, abaturanyi ni uko, mu mirimo ni uko, hirya no hino, ariko marayika w'Imana aravuga ngo byose ndabihindura bishya. Muri iki gitondo agira ngo aho wumva bishaje, aho wumva byakuyobeye, mu burwayi, mu bukene, mu mutekano muke, mu mibanire mike, mu mashyari, mu nzangano, mu bwoba, marayika arashaka kubihindura bishya. Arashaka kubaka wowe kugira ngo wubake ubuhamya bushya, wubake ubuzima bushya. Reka dusome ibyahishuriwe Yohana 20:1 kuko ibyahindura bishya, aragusubiza umurongo mushya, aragusubiza amahirwe mishya, ariko arakongera kuguha n'umurage wo kubona ingororano no kubona ibyiza biteguriwe. 20:3 kugeza kwa 8. Undi uhabona adusomera ibyahishuriwe Yohana igitabo cya nyuma. Aravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umurongo ntuzabaho ukundi, cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti, andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi iti birarangiye, ni Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamwemerera kunywa isoko y'amazi y'ubugingo, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nabe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka, umuriro n'amazuku ariyo rukubaka. Haleluya. Rero Imana yashaka guhindura ibintu byose bishya. Ibyo ni ihame, ubu ni umugambi w'Imana. Iravuga ngo dore byose ndabihindura bishya. Ako gahindura gashya, ubwo bukenera guhindura bushya, indirimbo imibabaro yawe byose irakuguranira, iguha ibishya bitandukanye n'ibyo wari ufite. Kandi impamvu zayo iratubwiye ngo yimuye ihema ryayo ngo riri hagati muri twebwe. Amen. Ni ukuvuga ngo ubuturo bw'Imana buri hagati muri twebwe, kuko ngo izaba Imana yacu natwe tuzaba ubwoko bwayo. Iryo hema ryaje muri Kristo Yesu. Ubundi murabizi batwara igisanduku cy'isezerano, batangaga ibitambo, ariko Yesu Kristo araza umutambyi abone igitambo, atanga amaraso ye, hanyuma arangije yinjira mu mitima yacu. Niho yabwiye abigishwa be Yohana 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, ababwira ibyo umuzabibu n'amashami. Aravuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami, ngo nimuba muri njye nanjye nkaba muri mwebwe, byose muzabibona. Ageze ku murongo wa 9 arababwira uko data yamunze niko nanjye nabakunze. Ageze ku murongo wa 16 tw'igice cya Yohana 15 aravuga ngo simwe mwantanije ahubwo ninjye nabatoranyije mbashyira kugira ngo mugende mwere imbuto, ngo kugira ngo imbuto zanyu zigumeho, mumaze icyo muzasaba data cyose azakibaha. Arashaka kugira ngo abihindure bishya, kuko ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 baratubwira ngo cyokora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. N'umwana w'Imana aratubwira ngo azahanagura amarira yose ku maso. Nta mubabaro, nta gahinda, nta buke, ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ibyo birashoboka ko ushobora kubiberaho ukabibonera hano muri iyi si igipande cyabyo, ariko ukazabibona bya burundu ugeze no mu ijuru. Kuko aravuga ngo ni njye wa Alfa na Omega, ni njye w'itangiriro n'iherezo. Reka ubuhamya bwawe butangiriye muri Kristo, burangiriye muri Kristo, ukimwemera nk'umwami n'umukiza wawe, ukimwakira aho hava ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo niwumva ijwi ryanjye ugakingura nzinjira iwawe
dusangira. Uyu munsi Kristo arashaka ko winjira iwawe mugasangira. Uyu munsi Kristo arashaka ko wemera kwakira imbaraga z'Umwuka Wera zagiye twahawe. Mwibuke ngo hashize iki n'icyumweru cya gatatu dutangiye icyumweru cy'ubutatu bwera. Ubutatu bwera buvuga ngo niryasengesho dukunda kuvuga ngo umuntu bw'Imana Data wa twese n'urukundo rw'Imana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubufasha bw'Umwuka Wera. Amagambo akomeye ni ukuvuga ngo ayo niyo Yesu Kristo yubatseho itorero rye, ayo niyo yashingiyeho ubutumwa bwiza bwa Matayo 16 uhereye ku murongo wa 18 kumanuka hasi. Ubwo yari arimo uhereye ku murongo wa 16 yari arimo agenzura uko abigishwa be barimo kumwumva no kubasobanukirwe. Yagendaga atanga ibyo akiza abantu, yirukana abadayimoni, ageze aho arababaza ati ariko reka mbabaze abantu bagira ngo ndinde. Batangira kumubwira Eliya, bamubwira Polo, aravuga ati mbe muretse mwebwe mugira ngo ndinde. Nuko Petero aravuga ati Kristo w'Imana, aravuga ati kuri wowe niwe tubakaho itorero ryawe n'amarembo y'ikuzimu ntazahinyeganyeza. Yagira ngo muri iki gitondo ubuhamya bwawe, imyitwarire yawe, impinduka zawe zitume Kristo kubakaho itorero. Mada Simiyoni ibubikeho iri torero, abandi bavyeyi bose babarebe, barebe uko ubaho mu rugo, kurera abana, uko wita ku rugo, uko wita ku iterambere ry'urugo, hanyuma n'abandi bategarugori bakwigireho. Mada Simiyoni abandi bagabo barebe imyitwarire yawe, barebe ingero zawe, hanyuma bahinduke, Imana ikubakeho, Yesu Kristo agukoreshe kugira ngo ube urutare ruzima. Urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, impinduka zanyu, ibintu nimara guhinduka bishya, ubuhamya bwawe bitume Imana ikugirira neza, ubera abandi icyitegererezo, hanyuma mwese muzabone ubugingo bw'iteka, kuko muzaharagura amarira yose ku maso, nta bibi bizongera kubaho ukundi. Uzaterwa n'ibigutera, ariko uzaba ufite ibikurwanira. Yewe ariko igihe hajeho guhangayika bareba ingabo z'abana n'abantu zije kubatera, nubwo marayika w'Imana arababwira ati ibyo byo kubahangayikisha. Nuko umuhanuzi abwira baramubwira ati wabonye abana n'abantu baduteye, ariko icyaguha amaso y'umuntu kugira ngo urebe ingabo zo mu ijuru zije kudutabara. Haleluya. Kandi mu Itegeko kwa 2 ho baratubwira ngo igice cya 7 ngo bazagutera banyuze inzira imwe, bazatatana bahunga banyuze inzira zirindwi. Nguko umuntu uri mu butabazi, uri mu burinzi bw'Uwiteka, nuko bukugendera. Abantu bazakuvuga amagambo menshi atariyo, ariko ubuhamya bwawe buzatuma marayika akuvuganira i Yerusalemu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga uko wampamirije imbere y'abantu, nanjye niko nzaguhamiriza imbere ya Data wo mu ijuru. Uretse twubake ubwo buhamya buzima, ureke twiteganyirize kugira ngo tuzagire amaherezo meza, maze tuzadukwe n'ikamba ry'ubugingo, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Imana ibahe umugisha.